Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tujya kuganira ku ngingo mwatwaje mwibaza tese ni iyihe mpamvu ngo umwana uvutse ku mezi 7 ashobora kubaho ariko uvutse ku mezi 8 ntabeho. Ibyo bikunze kuvugwa cyane mu muco wa Kinyarwanda cyangwa se n'ahantu hatandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Buri wese yibaza tese nibyo ati nukwera iki umwana uvutse ku mezi 7 abaho ariko uvutse ku mezi 8 ntabeho. Tugiye kureba rero niba ibyo ari byo cyangwa se atari byo. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Ariko nanone hari ingingo yifuza ko tuganiraho, watwandikira tugakora video muri comment nta kibazo. Rero umuco cyangwa se ibivugwa ngo umwana uvutse ku mezi 7 ashobora kubaho cyangwa se n'uvutse ku mezi 8 ntabeho. Icyo tugiye kureba cya mbere ni ukuvuga ngo kubaho k'umwana uvutse igihe kitageze bishaka guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko none icyo twibaza cya mbere, ubundi umwana akaba avuka ku mezi 9, ariho tuvuga ngo ni ibyumweru guhera ku byumweru 37 kuzamura kugeza ku byumweru 41. Umwana uvutse kiriya gihe rwose nta kibazo agira, kereka wenda asanzwe afite ibindi bibazo nka za malformation cyangwa wenda akavuka ananiwe, ariko ubundi nta kindi kibazo afite, nta gice cy'umubiri cye cyakozwe nabi, aba afite amahirwe menshi yo kubaho. Rero umwana uvutse igihe kitageze kubaho kwe bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Hari umuti cyambere bishobora guterwa n'umuti baha ababyeyi, umubyeyi ugiye kubyara igihe kitageze bita steroide, utuma ibihaha by'umwana bikura, kubera ko igituma umwana uvutse igihe kitagezeho atabaho cyangwa se igituma baremba, ibihaha byaba bitarakura neza. Niyo mpamvu iyo ageze kwa muganga umubyeyi tubona ashobora kubyara igihe kitageze, tumuha umuti wa steroide usitimira bya bihaha kuba byakura. Ikindi gishobora kubaho ni uburyo yitaweho nyuma yo kuvuka, nabyo biramufasha. Nimba avukiye mu bitaro byiza bifite abaganga b'abana bafite ubushobozi bwo kumukurikirana, bakamushyira ku mashini imufasha guhumeka igihe atabishoboye, cyane ko twabonye ko igituma bagira ibibazo cyangwa se bashobora no gupfa cyane akenshi biterwa n'ibibazo by'ubuhumekero. Rero twe nk'abaganga icyo tubona cyangwa se icyo twibaza ni ukuvuga ngo uko ibyumweru byigira hejuru, niba umwana abyutse ku byumweru 36, undi akavuka ku byumweru 30 n'urugero, cyangwa se ku mezi 8 undi akavuka ku mezi 5 n'urugero, uko byagenda kose umwana uvutse ku mezi 8 cyangwa se ku byumweru bigiye hejuru niwe ufite amahirwe menshi yo kubaho kurenza umwana uvutse ku mezi 5, kubera ko uko ibyumweru cyangwa se amezi yigira hejuru cyangwa se uko umwana akura niko na bya bihaha bikura. Ibyo biratwereka ko wa mwana uvutse ku mezi 7 nubwo bavuga ngo abaho kurenza uvutse ku mezi 8, ariko ntago ari byo, kubera ko wa mwana uvutse ku mezi 7 uzavuka ku mezi 8 umva azaba akuzeho kumurushaho ibyumweru 4. Ibyo bivuze ko wa mwana wo ku mezi 8 ibihaha bye bizaba bikuze kurenza umwana wo ku mezi 5, 7 birumvikana. Impamvu rero bagenda bavuga ngo umwana w'amezi 8 ntabaho, ngo umwana bari muri circulation cyangwa bari mu kuzenguruka mu nda, birashoboka ko icyo gihe ashobora kuba ari mu kuzenguruka cyangwa se ataramanuka ngo umutwe ujyaho mu nda aho aba agomba gusohokera, ariko iyo ntabwo yaba impamvu yo gupfa, kuko ikintu gishobora gutuma umwana atabaho cyane nibiba bitarakura. Rero ko amezi yigira hejuru cyangwa se ko umwana akura cyane niko n'ibihaha bye bikura, bityo amahirwe yo kuba yahumeka neza nyuma yo kuvuka aba ari menshi kurenza wa mwana w'amezi 7. Ziriya circulation umwana w'amezi 8 barimo niyo yaba zirimo ntacyo zishobora gutwara mu mibereho ye cyangwa se kuba yabaho, kubera ko naba yitambitse uzakorerwa cesarienne umwana bamukuremo, naba ameze neza uzabyara neza. Rero urumva ko kuba umwana yaba afite amezi 8 rwose niwe wabaho kurenza umwana ufite amezi 7, kubera ko umwana w'amezi 7 ibihaha bye ntibirakura neza ugereranyije n'ibihaha by'umwana w'amezi 8. Icyo bivuze ni uko ari uw'amezi 7 ari n'uw'amezi 8 bose bashobora kuba birashoboka, ariko ufite amahirwe yo kubaho menshi ni uw'amezi 8, kubera ibihaha bye birakuze neza kurenza uw'amezi 7. Niyo mpamvu kwa muganga iyo uje tubona ugiye kubyara cyangwa se wenda kubyara igihe kitageze, tugerageza kuguha imiti
ishobora guhagarika ibise kugira ngo dusunike twongere igihe cy'uko umwana yakomeza gukura ndetse tukamuha n'imiti ituma ibihaha bye bikura. Bivuze ko rero umwana ufite amezi yigiye hejuru, ufite amezi 8 afite amahirwe menshi yo kubaho kurenza wa mwana ufite amezi 7. Ntacyo twitayeho rwose, umwana w'amezi 8 n'uzabaho kurenza umwana w'amezi 7. Rero ibyo bivugwa n'abantu batandukanye mu muco wa Kinyarwanda ntabwo ari byo. Umwana w'amezi 8 niwe ufite amahirwe yo kubaho kurenza umwana uvutse ku mezi 7, kubera ko uw'amezi 8 arakuze cyane kurenza uw'amezi 7. Bivuze nimba uw'amezi 8 akuze cyane, ibihaha bye byarakuze ku buryo bishobora kumufasha guhumeka avutse kurenza uw'amezi 7. Ngayo rero nguko ngibyo wakurikiza. Gusa icyo twagukangurira, igihe ubona ugiye kubyara igihe kitageze, ni ukuvuga ngo isuha imenetse mbere cyangwa se urimo kuvira ku nda, igihe cyo kubyara kitaragira muganga akubwire, ihutire kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo tugufashe, tube twaguha imiti igabanya ibise ndetse tuguhe n'imiti ituma ibihaha by'umwana bikura, noneho navuka azavuke ibihaha byaramenyeye. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubagezaho ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ngingo mwatwaje mwibaza tese ni iyihe mpamvu ngo umwana uvutse ku mezi 7 ashobora kubaho ariko uvutse